Muraho neza nshuti bavandimwe, aho muherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se ku isi hose, aho waba uri ugiye kumva iki kiganiro ndagusuhuje. Ndebye ku isaha ndetse n'amatariki kuri kalendriye, ndi kubona turi ku wa gatandatu, nako ku cyumweru, ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu, 2024. Ndi kubona turi ku isaha y'isaa sita n'iminota 35. Aka kanya ntabwo ngiye kugaruka ku bintu nsanzwe nkora byo gutanga ibiganiro byo kugira inama kuri YouTube, ntabwo aricyo kintu nshaka kugarukaho. Turi saa sita n'iminota 35 z'ijoro, ndashaka kugaruka ku bintu bimbayeho muri iri joro. Hari inzozi zimaze kurota none hashize nk'iminota nka 20. Zinteye ubwoba cyane ku buryo numvishe navuga nti reka mbisangize abantu, sinzi impamvu bimbayeho. Ubundi abantu banzi, amazina yanjye nitwa Bimenyimana Donatien cyangwa se Donatien Bimenyimana, ko wanyita kose, ko amazina ko yacuruka cyo ukayacurukura kose niyo yanjye. Inzozi ndose muri aka kanya rero zinteye ubwoba cyane. Abantu benshi ndabizi mushobora kuza kubyumva mukagira ngo ni nk'agatwiko, ko wenda se iyi YouTube yanjye channel aribwo igitangira, nta bantu benshi bari batangira kuyikurikira. Iracyafite abantu bake cyane bashoboka cyane pe. Ndakeka bishobora kuba batari bagera no kuri 40 pe. Ariko mbere na mbere ibintu ngiye kugarukaho ndabirahimira imbere y'Imana isumba byose, nimba ari ibintu byo kuvuga ngo gutwika cyangwa se ari ibintu nikuriye mu mutwe wanjye, Imana ntizigere imereza ijuru bibaho mu buzima bwanjye, nzajye mu kuzimu. Ibintu ngiye kugarukaho ni inzozi ndose nonaha zinteye n'ubwoba. Aka kanya nkaba mvuze ni reka mbisangize abantu, ntawamenya ubuzima umuntu aba asigaje ku isi ngo amenye niba n'ibyo aba avuga, wenda se nimba abonye umwanya wo kugira ngo bivuge wenda abe yabisangiza abantu. Ariko njye binteye ubwoba cyane, ndavuga reka mbisangize abantu. Sinzi ibintu bimbayeho rero, niba ari nk'iyerekwa, niba ari nk'ibiki simbizi pe. Gusa nagiye nkunda gukurikirana Clever, Kazungu Clever ukora kuri Radio 10. Nagiye nkunda kumukurikirana kenshi cyane, akunda kuvuga yuko akenshi hari igihe Imana ishaka kuganiriza umuntu ikabimunyuriza mu nzozi, cyangwa se ishaka kugira ibintu imwereka nk'iyerekwa ikabicisha mu nzozi. Njye rero nta nubwo njya mbasha gusobanukirwa inzozi neza, sinzi ibyo ari byo, niyo mpamvu nagize ubwoba cyane. By'ukuri ibintu bimbayeho sinzi, ni nko kwerekwa ibintu n'ubu byanteye ubwoba. Ndi kumva intoki zanjye zirimo gutitira. Iki kiganiro ndi kukirikodingira kuri telefone, ngiye guhita mbyuza kuri Bluetooth kuri YouTube. Akenshi ngiye nta nubwo njya nkunda gusangiza abantu ibintu wenda bidasanzwe cyangwa se ibintu ntasobanukiwe neza. Ni nayo mpamvu mvuze ni ibintu reka mbisangize abantu, wenda se ababizi nimba ari nk'abantu b'abapasiteri wenda se, cyangwa se abandi bantu baba bafite impano yo gusobanukirwa inzozi, wenda se muzansobanurire cyangwa se musobanurire abandi bantu iby'izi nzozi naba narose. Gusa ngiye numva zanteye ubwoba cyane. Ibi bintu rero mbaye nkaho ndose, navuga ko ari nk'imperuka. Sinzi ibyo ari byo, ariko navuga ko ari imperuka. Ngerageje gushyira mu nyurabwenge zanjye cyangwa se uko ubwonko bwanjye bunsobanurira. Mu minota nka 20 ishize natangiye ndota mbona ndi ahantu nsa naho nasubiye ku ishuri. Hari umuhungu twiganye uba muri Amerika, atari n'uw'inshuti yanjye witwa Clever, ahubwo n'undi muntu twabanye muri dortoir muri chambrette twararanagamo witwa Placide. Mbona asa nkaho ari nka doye, ari kuza asa n'ari kumwe n'undi munyeshuri, ari kunyereka ukuntu ngo indirimbo ngo naririmbyemo ngo abantu bose ngo bayimenye, ngo hirya no hino ngo bayizi. Mu by'ukuri ibyo byose sinanabyitayeho cyane, ntabwo ari byo bitumye nshaka kuba navuga ibyo narose. Ibyo ntabwo ariyo mpamvu nyamukuru, ahubwo umuntu wari prefet de discipline akaba na animateur muri icyo gihe, nabonye nawe aza asanga nyine mfite telefone, kandi mu by'ukuri abanyeshuri njye nize segonderi batemerewe telefone, ngo ari kunyereka, ari kumbwira ngo zimya iyo telefone yawe ngo cyangwa se ngo nyikwambure. Ngo narwanaga no kugira ngo nkuremo ngo imiziki yanjye, ngo nasaga naho ndi gucuranga, najya kuyikuramo ikongera ikanga, ariko ngo kubw'amahirwe mbona ivuyemo. Noneho ngo yatangiye kutwereka
yari umudivantiste, mu by'ukuri nta nubwo ari n'idini nsengeramo, ubusanzwe njyewe nsengera muri katolike, niho nabatirijwe, niho nahakomerejwe, ntabwo nari ndahindura idini, wenda nubwo nigeze ntekereza kuba nahindura idini ariko sinigeze ndihindura. Ibyo nanone ntabwo ari byo ahanini bitumye nshaka kubasangiza iki kiganiro. Ubundi ngewe busanzwe najyaga ndikodinga uduce wenda se cyangwa se ibice bikeya nkaza kubiteranya, ariko none ibintu ndi gufata ni live, ndahita mbishyira direct kuri YouTube, uzashaka wese azabibone, nimba ari n'ubuhanuzi cyangwa se nawe niyereka Imana yashaka kwereka abantu uburyo ki wenda isi izarangira, abantu bazabisobanukirwe. Mu by'ukuri rero icyaje kuntera ubwoba ntabwo ari iki nanone ndi guhita ngarukaho. Izo nzozi wabaye animateur na prefet de discipline nabonaga ari kutwereka ibintu nanjye mw'iyi minsi ngenda mbona ahanini mu ndirimbo, ibintu bisa n'ibimenyetso bya Illuminati cyane, wakajya kubona nk'ikintu cyari kiri nk'umuntu ukabona aka kanya gihise gigahinduka imva cyangwa se kikava, ukabona nk'imbwa iribaye kigiye mu gituro, ukabona ibintu bidasanzwe byinshi dusigaye tubona, abantu bakavuga ati ibi ni ibimenyetso bya Illuminati cyane cyane. Ibyo nabyo byabaye nk'ibiva wamaze kutwereka ibimenyetso bisanzwe n'ibiki, abantu benshi basigaye bagenda babigarukaho. Njye ndumva nagize ubwoba bwinshi cyane pe, muranyihangana wenda nimuza kumva amajwi yanjye yajemo ibindi bintu bidasanzwe, ariko njye nshatse kugira ngo ibi bintu bijye kuri YouTube, wenda se sinzi niba nzaba nkiriho cyangwa se niba ari ryari, gusa njye nshatse kubisangiza abantu kugira ngo uzabyumva wenda si ibyo azabona icyo gihe imeruka kuri njye nabaye mbona nkaho ibaye, azamenye yuko ibyo bintu icyo gihe nibiba azasobanukirwa ibyari byamenye yuko kuko dushobora kuba tugeze mu bya nyuma. Njye simbizi, njye ibi bintu ndimo kuvuga ni nko gusangiza abantu inzozi zanjye narose, kugira ngo ndende niba hari abantu bazitsona cyangwa se niba koko ari no buhanuzi cyangwa se niba niyereka Imana ishatse kunshishamo, simbizi. Njye busanzwe si no kuvuga ngo ndakijijwe, nsanzwe ndi n'umuntu ukora ibyaha cyane nk'abandi bantu bose, ndetse n'ejo muri iri joro rikeye, kuko none turi ntangiye kurikodinga iki kiganiro turi saa 6 z'ijoro n'iminota 35, n'ejo ku munsi w'ejo iri joro rirangiye, uyu munsi urangiye nabwo nari niriwe nkora ibyaha nk'uko mu buzima busanzwe tuba dukora ibyaha. Sinshatse kugaruka ku byaha nari niriwe wenda ngo A B C D A F G, ariko ibyaha nari niriwe n'ubundi nkora ibyaha nk'uko n'ubundi sindi umuntu ukiranutse cyane cyangwa se ubaho adakora ibyaha, oya, n'ubundi nari niriwe nkora ibyaha, gusa Imana imbabarire. Ahanini rero ikintu cyanteye ubwoba cyane ni ibintu bisa na tekinoloji natangiye kubona nyuma y'aho ngaho. Natangiye kubona hari umuntu dusiranye usa nk'aho ari umudije, ariko none ndi kumushakisha isura nkabona simuzi na gatoya, arimo aracuranga indirimbo ahantu yarari, abantu bose bagashakisha ahantu izo ndirimbo ziri kuva cyangwa se umudije ahantu ari, tukamushakisha ku isi ntitumubone. Ari nka tekinoloji mbese nk'uko wakumva bafure ziri gukubita wenda ziri ahantu runaka, ariko nta muntu n'umwe ushobora kuba yasobanukirwa ahantu ibyo bintu biri. So simbizi rero ibyo bintu niba ya tekinoloji tuzigera tuyigeraho simbizi, ariko tekinoloji ikomeye cyane nabanje ko na mbere yuko iyo mperuka iza niyo ngiye kugarukaho. Hacamo nk'iminota nk'ingahe nisanga none ndi kubona ndi kumwe n'umukecuru n'umusaza bari ahantu bafite imvi z'umweru, turi kubona dusa n'abari ahantu turi kuva mu cyumba kimwe, dusa n'abasohoka tugiye kujya hanze, ngo ni uko umukecuru ngo yari arimo anganira, uwo musaza arimo anganiriza ngo tubona umukecuru wiwe araje ngo arakumbwira ngo ariko ngo uyu musaza ngo abagenda ngo abwira abantu ngo ukuntu ngo ndi umuntu mwiza ngo ibiki n'ibini, ngo kuki ugenda uyimubwira? Nanjye ngo mba ndababwiye ngo ariko mukecuru kubura ngo umusaza ngo kuba agenda abivuga kandi akaba ari ibintu byiza ugenda ukora ngo abagira ngo ariko byafasha abandi bantu bagahinduka bakagira imyitwarire myiza, ngo barebe ko hari ikintu kizima bakwigiraho, ngo cyane cyane ko abantu muri iki gihe tubayeho twirirwa dukora ibyaha buri munsi, aho kugira ngo dukore ibintu byiza abantu bafatiraho nk'urugero. Nuko icyo nacyo ntabwo aricyo cyanteye ubwoba cyane rero. Ikintu cyanteye ubwoba cyane rero tugisa n'abatangiye kwicara hanze, ngo twatangiye kubona mu kirere ibintu navuga ko ari tekinoloji ihambaye cyane, twabonye ibintu bisa naho ari nk'ibintu nk'amapibulisite nabonaga
ngo dutangiye kwibaza ngo ariko ngo biriya bintu ngo ntabwo ari bya Rocky ngo kirabiranya, turi kubona nyine ari nk'ibintu bimeze nk'amapubulisite biri kuzenguruka mu kirere, bimeze nko kwamamaza amashusho y'ibintu runaka, bimeze nk'abantu bari kugenda ku mafarashi se, ibintu bimeze nk'ibiri mu bintu birimo ibihanga by'intare se, ibintu mbese ubona ko ari ibintu byo kwamamaza, ariko ibintu mbese abantu batari buhite basobanukirwa. Njye sinahise nsobanukirwa ibyo ari byo, ariko njye ikintu cyanangaje cyane ni ubwo bwoko bw'iyo tekinoloji nari ndimo mbona. Nuko hashize iminota mikeya turi kureba iyo tekinoloji nyine, ngo abantu bari kubaza ngo ariko umuntu ukora biriya bintu ngo asanzwe abahe, ngo twamenya ari nde. Noneho nkavuga ngo ariko ngo biriya bintu ngo umuntu ukunda kubyamamaza ngo nkunda kubona ngo ari Rocky. Ari Rocky kirabiranye ngo ukunda kwamamaza ibintu bimeze kuriya. Gusa ikintu gikomeye cyane ni kuriya kuntu biri mu kirere, biri kuzenguruka mu kirere bimeze nk'umukororombya, kandi mu buryo abantu bose barimo kubona, ariko nkabona abantu bose byabatangaje iyo tekinoloji. So simbizi rero iyo tekinoloji ikirimo gutyo, nta n'iminota myinshi yari yashira nibwo nagiye kubona mbona isi irivurungatanyije cyane, abantu bose bari ahantu hose numva urusaku hose se ku isi haba ikintu kimeze nk'umutingito udasanzwe, ku buryo nyine wumvaga isi isa naho iri kwikaraga ku buryo budasanzwe, usa naho uri kwibona wacuramye cyangwa se uryamye wikubise se cyangwa wagize gute, ariko n'abantu bose bari mu rusaku n'ibiki byose bigaragara yuko noneho buri muntu wese ahise yabona neza neza ko ari ryo herezo ry'isi. Ako kanya rero nibwo nahise nkanguka, numva binteye ubwoba bwinshi cyane. Mu by'ukuri ntabwo njya mpfa kuryama nkererewe, uyu munsi naryamye ndumva hari nka 3:00 ngo nkanguke mu ma 6:30 n'igice gutyo, nsinziriye amasaha make. Akenshi uko naniriwe n'ejo nkora ikiganiro ndi bushyire kuri YouTube uyu munsi, namukanye yewe ndanagishyiraho pe, ariko nshaka kubanza gushyira aya majwi kuri YouTube kugira ngo ibyo bintu nabashije kurota, nimba ari n'ubuhanuzi Imana yashaka kugira, cyangwa se niba ari iyerekwa Imana yashaka kunyereka wenda uburyo isi izarangiramo, njye ntabwo mbizi. N'uyu munsi nshobora kuba nagenda hariya nkagira impanuka, nkaba nagwa mu modoka nkapfa, cyangwa se nkaba nanapfa. Ibi bintu wenda niba ari n'ubuhanuzi cyangwa se niba n'iyerekwa Imana yashatse kunyereka sinzi. Clever niwe ujya ukunda kuvuga ngo Imana ngo irakwiyereka cyangwa se ikagucisha iyerekwa ititaye kuba uri umunyabyaha cyangwa uri umukiranutsi. Nanjye ndi umunyabyaha uraho pe, maze kubabwira ko n'ejo naniriwe nkora ibyaha nashatse kwirwa ngarukaho ABCD, ariko n'ubundi nari maze iminsi nirwa mu byaha, sinaherukaga no kuvuga ngo mfate umwanya nsenge, oya rwose nari nanaraye ntanasenze, sinanaheruka no kuryama nanasenze. Reka mbabwize ukuri pe, ndi umuntu wari mumaze iminsi niberaho nsa mu isi ya njyenyine, mfite n'ibibazo bisanzwe by'ubuzima buraho busanzwe. Gusa nari naravuze reka njye mfungura aka YouTube channel njye nacisha ibiganiro byo kugira abantu inama mu buryo butandukanye. So ibyo bintu rero simbizi. Ikintu gikomeye cyane ubwo bwoba niyo tekinoloji nabanje kubona bw'iminota mike y'ibintu byazengurukaga mu kirere bimeze nko kwamamaza. Sinzi niba hari igihe kizagera, ariko nkurikije umuvuduko isi cyangwa abatuye isi bariho mu iterambere, ntekereza ko wenda hari n'ibyo bintu bishobora kuzagerwaho. So njye rero uko natekereje mu kwimajina kwanjye, natekereje yuko buriya igihe wenda iyo tekinoloji tuzaba twayigezeho yo kuba twatangira no kwamamaza nk'ibintu biri mu kirere bizenguruka, cyangwa se twageze mu gihe cyo kuba twanakwamamariza no mu kirere, tukabona amashusho mu kirere, buri muntu wese kurya yaba ari ku isi ashobora kubona ibintu by'amapubulisite mu kirere, wenda zaba ari ryo herezo wenda ry'isi, none tuzaba tugeze ku ntundo yo kuba none imperuka yaba, cyane ko n'ibyo bintu twari turimo nabonaga bya biri kwamamaza mu kirere, nta na kimwe nabonagamo cyari kirimo gisa naho ari icyo kubahisha Imana. Njye nabonaga ari ibintu bidasobanutse biraho, cyane ko nari nabanje no kubona n'uwo mwari uwo wahoze ari animateur cyangwa se prefet de discipline wacu ari kutwereka ibintu bijyanye n'ibimenyetso by'aba illuminati cyangwa se abantu bakorera imyuka mibi cyangwa se satani. None nabihuza n'izo nzozi n'ibyo bintu narabonye bwa nyuma byo kubona iyo tekinoloji y'ibintu bitembera mu kirere, abantu ntibanasobanukirwe. Na mbere y'aho ibyo bintu nabanje kubona by'uwo muntu wacurangaga ibintu by'imiziki, ariko abantu ntibasobanukirwe ahantu iri guturuka, kandi buri muntu wese akaba ari kumva asa n'ari kubyumvira muri ampli cyangwa se muri radiyo ivuga neza ifite igituza, cyangwa muri loud speaker ivuga neza cyane mu gituza gikomeye cyane cyangwa mu majwi ya base cyane. Njye izi nzozi zinteye ubwoba, ndavuga reka mbishyire kuri YouTube. Ubwo nagize amahirwe ngafungura YouTube, wenda hari sinzi twe dushobora kuba tutazaba tukiri twe
nonaha iki kiganiro ngiye kugishyira kuri YouTube abantu bacyumvishe nonaha cyangwa se muri iyi myaka dushobora kuba tuzaba tutakiriho, ariko navuze nti YouTube nka tekinoloji iriho ubu ngubu, hari ubwo iki kiganiro niyo hashira n'imyaka n'ijana cyangwa magana cyangwa n'imyaka 10 cyangwa 5, hari ubwo abandi bantu bazaba barakibonye, bazabona wenda iyi tekinoloji njye nabo babashije kubona mu nzozi yaragezweho, bagahita bavuga ati noneho ibi bintu ntitwakekaga ko bizaba, none ubwo bibaye koko birashoboka koko noneho isi yaba isa naho iri ku ndunduro y'ubuzima, yaba iri ku iherezo cyangwa se iri ku ndunduro, iri ku iherezo ryayo, abantu bakaba babitekerezaho kabiri. Njye rwose byanteye ubwoba cyane, murambabarira, ariko njyewe reka ibi bintu mbishyire kuri YouTube, nibiramuka binabaye sinzi ngo ni nyuma y'imyaka 100 cyangwa nyuma y'imyaka ingahe, igihe cyose wenda hari nimba ari n'iyerekwa Imana yashaka ko abantu ibahishuriraho ibijyanye n'iby'uburyo wenda isi ishobora kuzarimbuka wenda mu gihe runaka abantu bazaba bageze kuri ibi n'ibi, simbizi, gusa njye n'ubwa mbere ndose inzozi zikantera ubwoba kuri uru rwego rumeze gutya, kandi nkumva umutima wanjye uri kumatiriza kuba nabisangiza abantu. Muri make si ukuvuga ngo mbikoze kugira ngo abantu bamenye, n'Imana yo mu ijuru ibibone, ibi bintu niba mbikoze kugira ngo abantu babashe kuvuga ngo abantu bankurikirane cyangwa babimenye, sinzigere mbona ijuru mu buzima bwawe, cyangwa se n'iryo juru abantu twirirwa turire cyaduharanira kuvuga ngo Imana izaduhe sinzaribone pe. Ibi bintu mbikoze kubera yuko izi nzozi zanteye ubwoba cyane, nkavuga ni wenda ahari simbizi, Imana ishobora no kuba yancishaho ubuhanuzi cyangwa se iyindi yerekwa igashaka kunyereka ibintu, cyangwa se wenda kuko yabonaga iyi minsi ndimo kunyura mu kwitwara nabi, mu bintu by'ibyaha bidasobanutse, igashaka kugira ngo ingarure umurongo mwiza, simbizi. Niba n'abantu basobanukiwe ibyo gusobanura inzozi atari b'abapasiteri nsigaye nirirwa mbona bagenda babeshye cyangwa se bavuga ibintu by'ubuhanuzi cyangwa bagasobanura ibintu uko babyiyumvisha muri kamere yabo. Umuntu waba ufite impano ya nyayo yo gusobanura inzozi, ari impano yahawe n'Imana koko, uwo muntu yansobanurira kugira ngo njye nsobanukirwe ibyo ari byo, naho ubundi byanyobeye. Ahasigaye ikiganiro igihe cyose wazakibonera kuri YouTube, ntuzumve yuko ibintu nabikoze nk'agatwiko, ni ibintu ngiye rwose by'inzozi zimbayeho, ndavuga ni kandi bisangiza abantu iyo tekinoloji igihe mwazaba mwayibona wenda yarageze ku isi, muzatangiye kwibaza yuko wenda hari bishoboka ko ari cyo gihe wenda hari isi yaba igeze ku ndundo. Niyo mpamvu ibi bintu bisangije abantu, igihe cyose uzabyumvira ibi bintu rwose uzabiha agaciro, n'utanabiha agaciro nta kibazo, ariko njyewe mbikoze kuko byanteye ubwoba cyane, nkavuga ni kandi bisangiza abantu kuri YouTube, uzabyumva wenda sinzagira. Njye hari kenshi nakoraga n'ibiganiro bitandukanye bitewe n'uko wenda nabonaga YouTube channel yanjye aribwo igitangira, nkagenda mbyoreza hirya no hino mu magurupe za Facebook, hehe na hehe, nkabisharinga kugira ngo nyine ndebe ko abantu babasha kumenya YouTube channel yanjye. Ariko iki kiganiro ngiye kucyapolodinga kuri YouTube, iyi record nayirekodinze live ako kanya, ngiye guhita direct nyohereza kuri YouTube, nta hantu nta hamwe ndi bisharing, uzabibona ku giti cye yabisharing, haba ari umuntu uzazisura YouTube cyane channel yanjye akabyumva cyangwa akabibona biramureba, njye nta namwe ndi bisharing, ngiye kubyapolodinga kuri YouTube channel yanjye, nuko ndekeraho. Imana ibarinde, ibahereze gusobanukirwa, buri wese mwuka wera musanga musobanurire, njyewe kandi Imana icyo nayisaba irushaho kunsobanurira pe, njye ntabwo nasobanukiwe byimbitse, Imana ndayinginze ibashe kunsobanurira, cyangwa se ibicishe mu bantu bayo yizeye baze bansobanurire. Imana ibarinde, murakoze, mugire amahoro y'Imana.